Centre d'accueil Fiat. Fiat ni ikigo cy'ubucuruzi cya Diyoseze Gatolika ya Byumba giherereye mu mujyi wa Gicumbi, aho ni mu murenge wa Byumba hafi ya Katedrali Gatolika ya Byumba, ni muri metero 50 utarahagera. Fiat ni ikigo cyashinzwe mu mwaka wa 2013 kigamije ishoramari rishingiye kuri serivisi za hotelori n'ubukerarugendo. Ni ikigo gikunzwe cyane n'abantu bose baturuka imihanda yose, haba mu Rwanda, muri Afurika no ku isi yose. Arahagera. Mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi wayo, Padiri Donatien Hakizimana, umugabo usobanutse ukunda ibijya mbere, aragaruka ku mpamvu Fiat ikunzwe dore ko imaze kuba ubukombe. Twashoboye gusura ibikorwa byayo byose, twirebera buri kimwe. Batanga serivisi z'inama n'amahugurwa, aho bafite sale nini cyane yakira ibirori binyuranye n'inama ziremereye, dore ko ifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 1500 kandi buri wese yicaye neza. Bafite ibyumba bito by'inama n'amahugurwa byakira ingeri zose ku baje bahagana. Kuri Fiat ya mbere n'iya kabiri bafite ubusitani bunyuranye buri green, hakunzwe cyane kubera ibirori by'amakwe anyuranye n'ibitaramo. Kutarara kuri Fiat ni ukunyagwa zigahera. Bafite ibyumba byiza kandi by'ingeri zose, VVIP, VIP, ibiringaniye n'ibiciriritse, ndetse n'umutekano w'ibyawe n'abawe ubusesuye. Ku mirire n'iminywere muri Fiat ni munange, usibye kunywa res. Ku bijyanye no kurya ni mu bisubizo, hari amafunguro y'amoko yose, yaba ibyokeje n'ibitetse. Icyo kigo gifite Fiat ya gatatu ihereye mu mujyi wa Gicumbi rwagati. Bafite ibyumba by'inama, ibyakira ubukwe, ndetse bakagira na coffee shop, ahari ikawa nziza itera imbaraga mu mubiri ugakora neza, ndetse n'ibindi byose wakenera. Muri Made in Rwanda, Fiat ntiyasigaye inyuma. Bafite atelier irimo ibikorwa by'ubukorikori, cyane cyane ububaji na sudire, aho bakora ibikoresho byiza kandi bigezweho no ku giciro utasanga ahandi. Karibu muri Fiat, ikigo cyakira buri wese kandi neza. Biranoroshye kuba uri muri Fiat ugakora ubukerarugendo mu ntara zose, uhereye ku ntara y'Amajyaruguru yiberamo amahumbezi atagurishwa n'ibibaya byiza, ruguru witegeye ibirunga, hakuno uhasanga umurindi w'intwari wa Byumba. Ku rundi ruhande hari urugezi rwa Nyirantwari, wagaruka hafi ya kapitali ya Kigali ukahasanga ikiyaga cya Muhazi. Biranoroshye rero kwerekeza iburasirazuba usura parike y'Akagera ikunzwe cyane ku isi. Turabishimiye mwese, murakaza neza, mugira amahoro y'Imana.